Haleluya bakunzi b'Imana, haleluya bantu b'Imana, Imana yiremeye ikunze abo yitaho umunsi ku munsi, abigenera amashimwe mu mitima ndetse bikagaragarira no mu byo mukora. Uwiteka Imana n'abahereza umugisha. Turashimira Imana yaturinze guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ikaba utigejeje mu mwaka nanone mu mpera zako z'ukwezi kwa 12 tugeje mu mpera z'umwaka. Icyubahiro, ubwiza, urukundo by'Uwiteka Imana nibiwomeho. Yemwe abari hirya no hino, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari bwota amasimbi, abari muri Afrika, mwese Uwiteka Imana nibahereza umugisha. Yesu Kristo arabakunda kandi Imana yo mu ijuru irabakunda. Mbifurije amahoro y'Imana mu mibereho n'ubuzima bwanyu bwose. Reka twige ijambo ry'Imana turi busange muri Yohana ibice 3, turahera ku murongo waho wa 16 atubwira urukundo rw'Imana. Uyu munsi ndagira ngo twige ku rukundo rw'Imana ruhebuje byose kubingenzi. Haleluya. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Kuko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu mucyo. Ndagushimiye Yesu kubw'ijambo ryawe, ijambo rirema, ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'amahoro, ijambo we wahozeho mbere na mbere mwami isi itarabaho. Uhimbazwe. Tugushimiye kubw'uyu munsi mwami wongeye kutugirira impuhwe. Mana mu myaka yose itambutse waraturinze, none n'uyu munsi nawo tugezeho. Uhimbazwe mu izina ryawe Yesu Kristo, wowe wakunze abari mu isi cyane, ukemera gukora ibyo umwami Imana ashaka, ibyo Uwiteka Imana ishaka, ukemera kwambara kamero ka muntu kugira ngo uncungure, ukoze ubushake bwa Data, ukoze ubushake bw'Imana Data. Uhimbazwe. Icyubahiro, gushimwa n'ikuzo ni ibyawe Uwiteka Nyiringabo, kuko wadukunze akaramata ukaduha umwana wawe w'ikinege. Himbazwa mwami w'abami. Kuri iyi saha Mana, abafite inyota y'ibyaha uyibamare, abafite inyota mwami y'ibibi uyibamare, abakorera ibikorwa mu mwijima ubashyire mu mucyo mu izina ryawe Yesu Kristo. Ubareheshe umucyo wawe, tubisabye twizeye izina ryawe Yesu. Uhimbazwe. Haleluya. Yesu Kristo ni umwami, Yesu Kristo agira neza, Yesu Kristo ashobora byose. Ndagira ngo tuganire ku rukundo rw'Imana. Reka mbahe story gatoya mbere yuko wenda tuvuga ku ijambo cyane. Hari indirimbo nkunda y'umugabo w'umugande yayita Ikikopo cyanjye kipango, avuga ku gikombe cyanjye cyiza, cyangwa se igikombe cyanjye gihenze, igikombe cyanjye cy'uburanga, igikombe cyanjye cyamenze cyiza cyane. Ngo yari afite igikombe cyiza, uyu mugabo yari afite igikombe cyiza, hanyuma ngo abana barimo gukina, umwana we umwe ukubagana cyane bitaga Samu, icyo gikombe arakimena, agikubita hasi arakimena. Akikimena ngagira ubwoba, ariko umwanzi nawe ahita amutera ako kanya. Amaze kumutera ako kanya, cyangwa se abari baraho, umwanzi muri bo aravuga ngo upapa wawe arakwica, noneho araguhitana. Rero umumeneye igikombe cye cyiza, urabizi ko agikunda cyane, none dore urakimennye uracyangije, arakwica. Umwana ngagira ubwoba bumwuzura mu nda no mu mutima, afata icyemezo cyo kuvuga ngo reka niruke ngende kugira ngo papa atansanga ahangaha.
ariko ngo umubyeyi aje mu rugo atashye mu gihe avuye mu kazi, abana baza kumusuhuza, ariko ngabona ntago baje ari bose. Arababaza ngo Sam ari hehe? Bana mwe ko ndamutaje mwese, Sam ari hehe? Baramubwira ngo Sam uzi umwishungagira, Sam uzi uburyo yirya, Sam uzi ubukubaganyi bwe, Sam uzi ibyaha bye, Sam uzi ibyo akora, ngo kubera gukubagana n'ubukubaganyi bwe cya gikombe cyawe cyiza yakimennye, yagikubise hasi kirameneka, ngo ahubwo dore ibijanju byose byacyo ni ibi ngibi. Arangije arababaza ngo ninde wababwiye, ninde wabibabeshye ko umwana wanjye wamugeranya n'iki gikombe, wamugeranya n'ibi bijanju? Ninde wababwiye ngo mubwire ko ndi bumwice? Njye nabahaye message yuko ndi bumwice, mumubwira garuke. Arahamagara Sam uri hehe? Sam ugaruka, Sam ugaruka, ntago iki gikombe kikuruta, ntago ibi bijanju bikuruta. Imana yacu nidufashe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo nkuru irasobanura ko urukundo umubyeyi akunda umwana we ntago rushobora kungana n'ibyo atunze, ntago bishobora kungana n'ibyo atunze. Nubwo yakoze ibibi, nubwo yakoze ikibi, ariko igikombe ashobora kugura ikindi, ariko ntago ashobora kugura undi mwana. Ababyeyi mwabyaye cyangwa se abafite abana, murabizi uburyo urukundo ukunda umwana we nta kintu na kimwe ushobora kumugurana, nta kintu na kimwe ushobora kugurana kubwe. Imana yacu nidufashe. Urukundo ubasha gukunda Imana, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo, nimba mushobora guhereza abana banyu ibyiza mubikuye mu mitima yanyu, ni gute Data wa twese wo mu ijuru ashobora kubima ibyiza kandi ari umutunzi w'imbabazi? Nimba udashobora gufata ifi ngo uyigurane inzoka bari uhereza umwana, ukamuhereza ifi nyine kuko ubizi ko ari yakwiye, ni gute Data wo mu ijuru atazaguha ibyiza? Nimba udashobora gufata ibuye ngo urihereze umwana mu cyimbo cy'umutsima, niko Yesu Kristo arimo abwira abafarisayo, ni gute Imana, ni gute Yesu Kristo wagupfiriye ashobora kukugurana ntaguhe ibyiza bigukwiye? Imana yacu nidufashe. Imana iragukunda nubwo akenshi ukora ibyaha, nubwo akenshi wisanga mu wasambanye, byakugose, byakubase, ariko ndagira nkubwire ko Imana iracyagukunda. Ni ku kigero ushobora kuyisabaho imbabazi ikaziguhereza, ni ku kigero ushobora guca bugufi ukavuga ngo nakosheje papa mbabarira. Umwanzi rero akenshi ari we Satani ushobora gukoresha abantu, akenshi agutera cyangwa se agusanga anyuze mu bantu, akaba yakubwira buryo kibigoye, akaba yakubwira buryo kibari bukwice, buryo kibyo wakoze Imana idashobora kukubabarira, arakubeshya. Ndagira ngo mwibutse ko urukundo rw'Imana ntirurondoreka, urukundo rw'Imana ni rwinshi, urukundo rw'Imana igufitiye ni rwinshi ndetse cyane, uruta ibindi bintu byose. Ijambo ry'Imana muri Matayo mu itangiriro ritubwira ko Imana ibindi byose ngo byaremwe n'ijambo. Yaravuze ngo ni habeho ubutaka, ubutaka bubaho buzana ibimera muri byo, ni habeho inyanja, inyanja nibeho kandi itange komande haze ibyigenza bifite ubuzima muri yo. Habeho umucyo, yavuze habeho ikirere, ikirere kibaho gitanga komande haza iby'umucyo, ibiva byose. Ariko igeze ku muntu ibanza no kujya inama, ivuga tureme umuntu ase natwe mu ishusho yacu, tumuhe umwuka. Uri uw'igiciro imbere y'Imana kuruta ibindi bintu byose. Nubwo akenshi wisanze mu byaha, nubwo bakubwiye yuko ibyaha wakoze Imana itakubabarira, yewe nubwo baguciriyeho iteka bakavuga yuko ibyo ukora rwose nta wabikubabarira, nta n'uwakwihanganira, kandi koko n'abantu kukwihanganira byarabananiye. Bakwisa amazina, bavuze kuri kirara, bavuze kuri umujura, bavuze ko uri indaya, bakubatiza n'andi mazina, bavuze ko ukora n'ibindi byinshi. Ariko ndagira ngo ubwire ngo urukundo Imana igufitiye ni rwinshi. Urwo ni rwo rwatumye Yesu Kristo asiga ubwiza n'icyubahiro aza kugushaka. Humura, uyu munsi ufashe umwanzuro ugasanga Data ukamubwira ngo ndarushye, ugasanga Data ukamubwira ngo ndananiwe, ugasanga Data ukamubwira ngo noneho ntabara, nakubereye ikirara, namenye igikombe cyawe cyiza, ariko ndabizi ko unkunda kuruta iki gikombe, namenye ibyiza, namenye urukundo wamaye, none mwami uyu munsi ndagusanze uri
mwiza mbabarira. Imana igufitiye imbabazi nyinshi cyane nshuti yanjye. Nubwo watinze inzoga zakugize chronique udashobora rwose kurara udasomyeho kandi zikagukoresha nibibi, ariko Imana igufitiye urukundo ku rwego uyitakira ukayibwira ngo kureka inzoga byarananiye, kandi iyo nzinyweye zineza ibi nibi, kandi iyo nzinyweye zinkoresha ibibi. Mwami ndakwinginze mbabarira. Yewe n'abazinywa mukaryama, ibyo by'imfura oya ntago ari byiza. Vino ni umukobanyi, irakubaganisha. Uyinywa kandi agashukwa nayo noneho nta bwenge agira. Imana yacu ntidufashe. Ndimo ndakwibutsa urukundo Imana igukunda. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ari bo wowe nanjye, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni nayo mpamvu yavuze nanone muri Yohana 1:12, icyakora ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Wa mumama we, nubwo uruhijwe na byinshi, nubwo bavuze ko uri umukene nta kigero na kimwe ushobora kujyaho, bakakwanga ndetse bakakwinubira, ariko nagira nkwibutse ko aho ugeze kure hashoboka, aho wumva bagutaye nta undi muntu umwe mu isi ukureba, imiryango yagusize, inshuti zagusize, abavandimwe bakuretse, Imana yonyine yemeye gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo azagucungure, kugira ngo azagushake. Haleluya, haleluya. Ubwabyo urwo rukundo iracyarugufitiye. Yesu ngo hari inama 99, ni indirimbo yo mu gitabo, hari inama 99, ariko ngimwe yari yazimiye. Arangije asiga inama 99 ajya gushaka inama imwe. Iyo ni wowe warimo gushaka, wowe uhabiye mu byaha, wowe uhabiye mu bibazo, wowe uhabiye kure, wowe bagiwe ko kwizera, wumvishe ko kumwizera ntacyo byamara, n'abandi baguciye intege bakubwira ko ntacyo byamara. Ndimo kukubwira ko kumwizera ari ubuzima, ndimo kukubwira ko kumwizera harimo imbaraga, ndimo kukubwira ko kumwizera harimo gukira no gukizwa. Nta kindi Imana yaje kugushakira. Haleluya. Umurongo wa 17 muri Yohana 3:17 avuga kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Tukiri mu isi turi mu ntambara, tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Yewe nabo baguciraho iteka bakwise umunyabyaha, bakwise kuri ikirara, bakwise kuri ingegera, aho unyuze ihene zabo bahita bazifata bagakomeza kugira ngo utayiba. Imyumbati bari banitse cyangwa ibindi n'ibyo bari byire mu bipangu bagafungura imbwa bakazirekura kugira ngo utabiba, kuko bakwise amazina. Iryo zina Yesu yarihindura. Wowe wazengerejwe n'ibiyobyabwenge, Yesu yaguhindurira izina. Ntabwo yaje kuguciraho iteka, oya, yaje kugushaka. Ni wowe warimo gushaka, aracyagushaka. Yaje kugushaka kugira ngo ukizwe. Haleluya. Ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ni wowe yaje gushaka. Agufitiye imbabazi nyinshi. Yasize inama urwenda n'urwenda ajya gushaka inama imwe yavuyemo. Ako gatama ni keza, akarimo gushaka ariko ka wowe ni keza ko gatama. Iyo nama ni nziza arimo gushaka. Nubwo yabivunitse arayunga, izivunitse arazunga. Niwe mungeri mwiza. Yesu aragukunda nshuti yanjye. Yesu aragukunda. Abagutera ubwoba ko hari ibyo wakoze bidashoboka kubabarira, Imana yo mwijuru irakubabarira. Ni umutunzi w'imbabazi nyinshi. Abakubwira yuko aho ngaho ugeze rwose nta kindi kintu gishobora kuhagukura, Imana yo mwijuru yahagukura, kuko yacyagufitiye imbabazi. Bakubwira yuko utabyara ari niwanyu byaturutse, ari karande kandi z'imiryango rwose bimaze igihe, wowe ntacyo wabihinduraho, n'abanyogokuru n'abanyogosenge ariko bari bameze. Oya, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo waje kudushaka, aho ngaho Imana ihagufitiye imbabazi zo kugukiza, ikagutandukanya n'izo karande. Mwegere. Wowe umaze igihe kinini
wakoronejwe n'umwuka mubi utazi, urara urota inzozi mbi, urara wirukanka, usambana n'abo utazi, ubona unywa amazi utazi, mu by'ukuri ukabyuka unaniwe kurusha abandi bose. Imana iracyagufitiye urukundo rw'uko wayemerera, rwo kwemera kuza ugaca bugufi ikakugirira neza. Mwizere uyu munsi, Yesu ni umunyembabazi, mwizere. Yesu agira neza, mwizere. Yesu ni umutabazi, mwizere. Yaje kugushaka kugira ngo agukize, ntabwo yaje kuguciraho iteka. Nubwo bavuze ngo nta juru wabona, sibo baritanga, oya. Yewe wenda banabwiriza bashyizemo n'amarangamutima baguhanurira n'ibitari byo, ariko siko Yesu Kristo ari. Wowe siko ari, yaje kugukiza. Imana yo mu ijuru igufitiye imbabazi udashobora kumva. Imana yo mu ijuru igufitiye impuhwe udashobora kumva. Abandi batabyitayeho, abantu ibyo bakora ibyo bavuga batabyitayeho, bagukomeretsa umunsi ku munsi, ariko siko Imana yo mu ijuru iri. Siko umwami Imana ari ku buzima bwawe, oya. Uri ikiremwa gitangaje Imana yaremye, ndetse yanaguhaye ubushobozi bwo kuba umwana wayo, ibinyujije mu kubyarwa n'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo, ukavuka ubwa kabiri, wemeye gupfana nawe no kuzukana nawe, ubihamirishije umubatizo. Imana igufitiye imbabazi, Imana igufitiye impuhwe, Imana igufitiye byinshi mu kiganza cyayo. Nshuti yanjye, bigutera ubwoba, bikubwira ko byacitse, bikubwira ko byarangiye, ariko nanone wiguma mu byaha, reka be kuguma kugukiniraho. Kandi uri umwana wo mu rugo, uri umwana ufite umubyeyi mwiza, umubyeyi w'umunyembabazi, umubyeyi w'umunyempuhwe, umubyeyi w'umunyarukundo utangaje. Uwo nguwo nta wundi ni Uwiteka Imana, yitwa Ndiho, ni Adonai, ni El Shaddai, ni Yawe. Uwo nguwo ni ugufitiye impuhwe. Bavuze ko bidashoboka, abigira ibishoboka. Bakubwiye kutaziga bitazakunda, ni wanyu nta wigeze avayo wize. Abenshi baguha urugero rw'uko ari abajura n'abasambanyi, wogoswe n'akarande yuko iwanyu mutagomba kuvayo nta muntu umwe ubyariye mu rugo. Ndavuga ku bakobwa, k'abahungu mwese muzaba abajura. Bavuze ko ari iby'iwanyu ariko mumeze. Aho Yesu agufitiye urukundo rwo kukubohora, kuko yaje kugukiza. Ni wowe ashaka. Imana yohereje Yesu Kristo ngaze kukuronka muri ubwo bubi bw'imiryango, muri ibyo bicaniro bibi, aho ngaho kure. Icyo gusaba uyu munsi ni ukumwizera. Icyo gusaba uyu munsi ni ukumwemerera, ukavuga ngo I'm surrender, ndananiwe, ndarushye, ncitse intege, nabara, nzamura, ongera unyubake. Aho niho Yesu agushaka, niho Yesu arimo kugushaka. Ni ukumwemerera gusa, ukamubwira ngo dore ndarushye kandi nduhijwe n'ibi ngibi, ntabara. Imana igufitiye urukundo mwene data. Musore, Imana igufitiye urukundo. Mukobwa, Imana igufitiye urukundo. Mubyeyi, Imana igufitiye urukundo. Bavuze ko ngibyo bibyimba bitakira, yaba ibyo mu nda no mu mutwe, yaba amaso n'ibindi, ibyo wakubwiye kari karande n'ibindi. Imana igufitiye urukundo rushobora no kugutuma igukiza indwara. Mwemerera uve mu byaha, nshuti yanjye. Nuko aragukunda. Ibyo byaha bikugose, gusambana byakubayeho karande, niyo wiswe ngo urasa nk'ubiretse, ijoro rimwe n'ubundi urota wabisubiyemo. Uhorana icyaka kidashira cy'ubusinzi, cy'inzoga, kandi wazinywa zikakugira nk'umusazi. Imana igufitiye urukundo rwanatumye yohereza umwana wayo kugira ngo igukize ibyo ngibyo. Ni amakuru utamenye, ariko ndayaguhaye. Uhaye amakuru utigeze umenya yuko Yesu agukunda. Nguhaye amakuru utigeze umenya yuko Imana igukunda. Nguhaye amakuru utigeze umenya yuko Imana yacu igufitiye impuhwe, ku kigero udashobora gusobanukirwa. Haleluya. Ku kigero udashobora kumenya, Imana iragukunda. Yesu ni wo kukumenyesha urwo rukundo rw'Imana, urukundo rusumba izuba, rugasumba ukwezi,
ndetse rukamanuka rukagera n'ikuzimu. Urwo rukundo ni wowe warukunda, izo mpuhwe ni wowe wazifitiye, izo mbabazi ni wowe wazifitiye. Urukundo rwayo ni rwinshi ku buzima bwawe. Wigira ubwoba, igikombe wamennye kiragurwa, icyaha wakoze Imana yakikubabarira. Erega natwe twese niko twahoze. Uwakubwiye ko yavutse akijijwe, uwo ntabaho. Uwakubwiye ko yahamagawe kubwo gukiranuka, uwo ntabaho. Nge nahamagawe kubera urukundo rw'Imana, inkura mu byaha kure cyane. Ababizi barabizi. Mu byaha kure, mu byaha kure, nta na kimwe nakoze. Ariko urukundo rw'Imana nirwo rwankuyeyo, nirwo rwanzanye, ruranyiyegereza, ruranyigisha. Urwo rukundo yankunze, ikankurayo, igakurayo n'undi wese, iracyarugukunda, irarugufitiye, ntirunashira. Ihora itegereje ko wakwihana umunsi ku munsi, ihora itegereje ko wabivamo. Witinya ibiriho none, witinya ibirimo kukubaho none, impamvu birimo kukubaho, impamvu nyagirwa n'ibibazo, impamvu nyagirwa n'amakuba. Ukumva umutima urihebye, ukumva nta butabazi ufite, ukumva ntawo kubwira ufite, nuko utamenye ko hari umutaka, urukundo rw'Imana. Ngwino wugame, ngwino wugame, wugame mu bwiza bw'Imana, wugame mu rukundo rw'Imana. Imana igukunda ikaguha ubushobozi bwo gukandagira no kugendera hejuru y'ibyakabaye bikubata, ikaguha ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion, ugategeka ikintu mu isi y'umwuka, mu isi ya none ya physical iyi tugendamo, kikaremeka n'abantu bakakibona. Haleluya, haleluya. Urukundo rw'Imana ruhebuje byose, urukundo ruhebuje byose. Mu Bakorinto umwanditsi aravuga urukundo rw'Imana ruhebuje byose kuruta ibindi byose. Naho wahanura ukavuga indimi z'abamarayika, naho wagira impano zindi zose, ariko udafite urukundo ntacyo waba urimo gukora. Kubera ko Imana izi ko password yo kubaho, ijambo banga ry'ubuzima, kubaho muri yo ari ukuba ufite urukundo. Niyo mpamvu iguhamagarira kubanza kwinjira mu rukundo rwayo, ikakwigisha nawe kugira urukundo. Humura, wowe urushye, wowe unaniwe, wowe ubona bigoye, ubona nta cyerekezo, destiny yawe bakayidestroyinga, ukumva nta hantu na hamwe ushobora kwigeza. Hari urukundo rw'Imana rwonyine rushobora kukuzahura. Hari urukundo rw'Imana rwonyine rushobora kukugeza kuri level runaka. Ikibazo muri iyi minsi, umuntu arakizwa ngo yumve ko bamuhanurira akabona visa. Umuntu arakizwa cyangwa araza mu gakiza, arajya mu rusengero agiyeyo gushaka ibitangaza, ariko ntushake nyiri ibitangaza ari we Mana, ntushake nyiri ibitangaza ari we Uwiteka, kuko afite urukundo agufitiye ibyo byose. Umubyeyi ni umenya iby'abana bashaka, kandi abahereza ibyiza bikwiriye kugira ngo bagere ku kigero cyiza cyo kurushaho kumushimisha. Uko niko Imana ikubona, niko Imana igutekereza, iragukunda. Nubwo umaze igihe kinini mu byaha, nubwo bavuze ko utababarirwa, yewe n'abantu bakwinuba, nta n'uwo mwavugana, basigaye babona udazi n'uko usa, ngo wambara nabi, ngo bimeze gute, yo birashoboka cyane inshuti yanjye ko Imana iguhindura wayemereye. Mu rukundo rwayo harimo byinshi byiza, mu rukundo rwayo harimo imbabazi nyinshi, mu rukundo rwayo harimo ubuzima bushya, mu rukundo rwayo harimo imbabazi nshya, mu rukundo rwayo harimo gutsinda, mu rukundo rwayo harimo amahoro, mu rukundo rwayo harimo ubuzima bufatika. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ndabikwifuriza nshuti yanjye, wowe urushye, wowe urambiwe, wowe unaniwe, wowe ubabaye, wowe wumva byacanze, ureba hirya no hino ukabona ntibyoroshye, Imana igufitiye urukundo. Yesu Kristo aracyagukunda, aracyagufitiye imbabazi nyinshi, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege
kugira ngo umwizera wese ni wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana, ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu bantu. Haleluya. Umucyo wacu ni Yesu Kristo. Emera uze mu mucyo. Itabi ryakubayeho akaramata ararigukiza n'ukuri kose. Ibiyobyabwenge no kwikinisha, ubutinganyi n'ibindi byose byakubayeho akaramata, Imana Data yo mu ijuru irabigukiza. Irabigukiza. Ni inyembabazi. Bagucireho iteka, bavuze ko udashobotse, imiryango yaragutaye, nabo baranaguciye, bavuze ko nta batagushaka kukubona, genda womongane ko ntacyo bazagufasha, nawe ntuzagira icyo bakeneraho, nugira icyo ujya ntuzagira icyo bamara. Yego niko bakubwiye, ariko kubw'urukundo rw'Imana ngwino muri Yesu Kristo, ngwino mu mucyo, ibyaho bikorere mu mucyo, hanyuma ugire n'icyo bamarira. Nubwo bavuze ngo nugira icyo ugeraho ntuzagira icyo bamarira, ariko Imana yo mu ijuru kubw'urukundo rwayo igukunda n'imbabazi zayo, ngwino iguha urukundo rwo kugira icyo bamarira, bishima be proud yawe. Haleluya, haleluya. Bakobwa bato n'abakuru, basore bato n'abakuru, mwese bagabo ba papa, imiryango yari inaniye kubaka kubera ingeso na kamere na karande z'imiryango, ndagira ngo nkubwire yuko mu rukundo rw'Imana igukunda harimo imbaraga zigukiza ibyo byose. Mu rukundo rw'Imana igukunda harimo ubuzima buhindura ubwo buzima bwatumye bukubera umushari, nubwo bwakubereye umushari, nubwo byakuriye, nubwo byakugoye, harimo ubuzima. Muri Yesu harimo ubuzima, kuko ariho Imana yaduhereye ubuzima ibikoreshejwe n'urukundo rwayo rwinshi. Haleluya, haleluya. Muri wowe uyu munsi iraremamo ikintu gishya. Kadusenge. Mwami Yesu Kristo, uyu muntu wumvisha ijambo ryawe kandi akumva mu mutima watsinzwe, mwambika imbaraga kandi umushoboze, wagura ijambo ryawe muri we kuko ari imbuto itabora, umuhereze kuba icyaremwe gishya. Mwami urimbure imbuto n'ibiti byose bitera muri we mu izina rya Yesu Kristo, umuremo umuhindura icyaremwe gishya. Mana haguruka kuramye ibyo bavuze, ibyo bakoze ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo tubitesheje agaciro. Reka imbaraga zawe n'urukundo rwawe rwaguke muri we no mu muryango, rwaguke mu nshuti, bamenye ko yamurikiwe n'umucyo wawe Yesu, ko nawe yabaye umucyo mu bandi. Izina ryawe nirihimbazwe kuri mwiza, tubisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana bahereza umugisha, tubahaye ikaze ku itabaza ry'agakiza. Dukomeze kubana turamye Imana, tuvuga ubwiza bwayo n'urukundo rwayo n'imbabazi zayo, tubyamamaze mukora share, mutanga comment ku ijambo ry'Imana, kandi dukomeze kubana n'ubwiza bw'Imana, twishimira ibyiza Imana yadukoreye mu myaka yose itambutse kugeza n'uyu munsi. Like yawe nayo irakenewe. Imana yacu ibahereza umugisha, amen. Ciao ciao.